breaking news, inkuru idasanzwe iri kuvugwa muri MIE. CEO wayo w'iyo ni Irene murindahabi. Bikaba biri kuvugwa ko iyo kampani iri mumazi abira. Bikaba biri kuvugwa ko yagambaniwe cyane n'agatsiko k'abagabo barenga 3. Bakaba bagambanye bakirukana cyangwa se bagatandukanya Irene n'itsinda ry'abakobwa babiri b'abahanzikazi bishyize hamwe. Abo ngabo akaba ari Vestine na Dorcas. Murindahabi akaba ari we manager wabo. Yaramaze igihe kinini ari manager wabo kuko hari hashize amezi 10 wari umwaka ubura amezi 2 bakorana ari nka manager wabo abamanaging abo bakobwa babiri bazwe ku mazina ya Vestine na Dorcas. Akaba yarijeje mama wabo cyangwa ababyeyi babo ko azabishyurira amashuri kuva batangiye kuva basoje aho bazayagarukiriza bakaba bagikorana. Abo bakobwa bari muri MIE Murindahabi Entertainment Empire. Akaba ari we nka manager wabo babanaga umunsi ku munsi abamenyera buri kimwe gikenerwa nk'umuhanzi. Akaba yabamenyeraga buri kimwe kubakorera indirimbo, ibitaramo, buri kimwe umuhanzi akenera. Aba bakobwa babaye nkaho baturikije igisasu bagisohora indirimbo bita nahawe ijambo. Iyo ndirimbo yabaye nk'ikomanze ku mitima ya benshi. Ikaba yaragize views nyinshi mu minsi mikeya, aho mu cyumweru yakabakabaga 1.5 miliyoni. Ibyo si byaje kurangira kuko baje gusohora indi ndirimbo bayita papa. Ibyo ngibyo si byaje kurangiriraho, baze gusohora indi ndirimbo bita papa bayita papa. Iyo ngiyo yabaye nk'urufunguzo rufungura imitima y'abari bamaje kuba abakunzi babo. Izo zari indirimbo 2 bari bafashijwemo na Murindahabi. Indirimbo ya gatatu ari nayo ya nyuma baje kuyita Adonai. Ni indirimbo idasanzwe yaje isiba izimya indirimbo z'abandi zari zarabanje. Bakoraga indirimbo zihimbaza Imana, indirimbo za gospel, indirimbo 3 kubera bari mu maboko meza. Ibyo ngibyo byonyine byatumye bagera ku rwego rushimishije. Muri MIE barenga u Rwanda, bambuka imipaka n'indi migabane bazwe ku mazina abiri, Dorcas na Vestine. Murindahabi mu magambo menshi, mu gahinda kenshi, yafashe ikaramu arandika, acira wino ku rupapuro yandikira abanyamakuru. Irene yagiye ku nkuta ze nkoranyambaga ku rukuta rwe rwa Instagram atanga itangazo rivuga riti: itangazo rigenewe abanyamakuru, dushingiye ku ntego ndetse n'icyerekezo cya Irene Entertainment nyuma yo gusesengura imikoranire ya MIE ndetse na Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bamenyerewe nka Vestine na Dorcas mu ruhando rwa muzika. MIE yifuje kumenyesha abakunzi bayo ndetse n'umuryango mugari w'itangazamakuru n'umuryango mugari wa muzika ko guhera tariki 7 Nyakanga 2021 ibaye ihagaritse ibikorwa byose yagiranaga n'aba bahanzi bavuzwe haruguru ku mpamvu muzamenyeshwa mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bwa MIE burabashimiye uburyo mwakiriye Vestine na Dorcas ndetse n'uburyo mutahwemye kubashyigikira mu rugendo rwabo rwa muzika batangiye. Twongeye kwizeza abakunzi bacu ko tuzakomeza kubaha ibyiza byose mukwiriye kandi tubashimiye uburyo mukomeje gushyigikira umuziki nyarwanda. Iryo akaba ari ijambo cyangwa se itangazo Irene Murindahabi yageneye abanyamakuru. Ni ijambo
ririmo amagambo akomeye murindahabi yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram, ariko hakomeje kumvikana amajwi atandukanye ya Vestine na Dorcas barira n'agahinda kenshi nk'aho atari bo bari inyuma yo gutandukana kwabo na manager wabo Irene Murindahabi. Ngo amakuru ari kuvugwa nuko hari abishyize hamwe, hari agatsiko kishyize hamwe mu gusenya ibyari bimaze kugerwaho hagati yabo. Aka gatsiko karimo abagabo b'ibikomerezwa, abagabo bafite izina haba mu muziki ndetse no mu bindi bikorwa bya entertainment bitandukanye. Ako gatsiko karimo umugabo n'abandi batandukanye, ariko hakaba harimo batatu muri bari bwo itangazamakuru ryamaje kumenya. Aimable akaba ari n'umuyobozi muri department mu muziki w'u Rwanda, cyane cyane muri gospel. Maike nabandi abo bari muri bamwe bicaye bajya inama, bahuza umugambi umwe wo gushushanya abo babyeyi babo bana, mu gihe abo bana bo bari mu mashuri, bari mu bizami, bari kwiga. Mu gihe bari ku ishuri, icyo gihe nibwo ako gatsiko gafashe iya mbere kajya kwa Vestine na Dorcas wabo, bajya iwabo kugambanira Irene ariwe manager wabo. Ariko intandaro y'ibyo ya byose yaje kumenyekana. Intandaro nuko amakuru yizewe nuko Aimable, Maike, Karihura, Benito n'abandi, ako gatsiko kaje kumenya ko Murindahabi yakiriye ubutumwa bwo kujyana na Vestine na Dorcas kuririmba muri Canada mu gitaramo. Ibyo ngibyo byatumye bahaguruka bajya iwabo kwa Dorcas na Vestine. Icyo gihe kimara kubyumva, batangiye gutekereza uburyo bajyana na Dorcas na Vestine muri Canada mu mujyi wa Edmonton. Ibyo ngibyo byaje kuba bakimara kumva Edmonton, byabaye ikisa nk'ikibakomanze ku mitima. Bari barabuze n'ubundi aho bahera Dorcas na Vestine babakura kuri Irene. Ibyo ngibyo bakimara kumva ko hari amafaranga menshi, hari amafaranga azava muri icyo gitaramo, bahise bihutira kwishyira hamwe bakora aka gatsinda twavuze ruguru, cyangwa se nushaka ukita agatsiko. Bahise bagana iwabo kwa Vestine kumveka ababyeyi babo. Icyo ngicyo cyatumye ababyeyi babo basubiza amaso inyuma, bareba amasezerano abana babo bagiranye na Irene. Bati amafaranga ni byose. Amafaranga yatumye ababyeyi babo bahaguruka barashikama, bati abakobwa bacu iyo kantara ntabwo tuyemera, twigeze dusinyana nawe, ubwo namwe murabyumva. Babwiye ababyeyi b'abana aho amafaranga agiye kuva, ingano yayo barakabya koko. Ubwo ababyeyi babo nabo bahita bavuga ati ahangaha ahubwo niho ubuzima buri. Ababyeyi babo rero ntibatinze kubwira Vestine na Dorcas ko batagomba gukomerezanya na Irene. Kibabaje cyane abantu Irene n'abandi batandukanye, abakunzi ba Irene cyangwa ba nuko bagiye basebya Irene. Cyane cyane hari amagambo bagiye bagarukaho babwira ababyeyi b'abana, bagira bati uriya Irene ntiyizewe, ntasobanutse, ntashoboye ku buryo yajyana abana banyu mu mahanga. Kandi babumvisha ko abo bana bakiri bato ari ababyeyi babo bagomba kubakontorora bakabereka umurongo. Ariko ibyo ngibyo byo ntibyarekeye aho. Bahise bumvisha ababyeyi b'abana ko Murindahabi yabambuye na channel yabo bari basanganywe bataratangira gukorera muri iyo akaba ari lebo ya Irene Murindahabi. Ku itangazo Irene yashyize ku nkuta ze zitandukanye, abahanzi bakomeye cyane mu gahinda kenshi gatandukanye, mu n'akababaro kenshi gatandukanye, abastari benshi bavuze ati mu gahinda kenshi, akababaro kenshi k'abastari benshi batandukanye. Bafashe wino basuka ku rupapuro barandika bati twacishije amaso ku nkuta za Irene. Abahanzi benshi batandukanye bagize bati
dore warubonye umuntu ugukura kure, ubona abantu baba umuntu kuzamura, ubona umuntu kugeza ku rwego rutandukanye. Mu ndirimbo 3 zose ni nkeya cyane nk'umuhanzi, ariko ubu ngubu warugeze ku rwego rushimishije cyane ku buryo imigabane yose ari imaje kukumenya, weho Dorcas cyangwa se nawe Vestine. Ibitangazamakuru biri kwandika, amateleviziyo hose nta yindi nkuru, ni Dorcas na Vestine na manager wabo Irene aho bitari kugenda neza. Ibyo byose byatumye ababyeyi babo bafata wino bamena ku rupapuro barandika bati, ababyeyi babo bashyize itangazo hanze mu mbuga nkoranyambaga. Itangazo riragira riti, mu izina ryanjye bwite, iry'umuryango wa Vestine na Dorcas ndetse n'umuryango wanjye, umugabo wanjye Nizeyimana Mazimaka, njyewe uzamukunda Elizabeth, nanditse iyi nyandiko ngira ngo nkureho urujijo ku mpamvu nyamukuru kandi bikomeye zitandukanye. Murindahabi Irene Entertainment MIE hagarariwe na Murindahabi Irene avuga ko ahagaritse imikoranire ye yari iri hagati ye Vestine na Dorcas. Byatangiye Vestine na Dorcas bafungura YouTube channel yabo bwite izwi ku mazina ya Vestine na Dorcas, babifashishijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince, akaba aba i Musanze. Biyemeje kujya basubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. YouTube channel yabo imaze gukomera, igeze igihe cyo guhembwa amafaranga, nibwo abana bashutswe. Witwa Mawombe azana i Kigali ababwira ko agiye kubamamaza ndetse akanamamaza YouTube channel yabo. Nibwo yahise abahuza na Irene Murindahabi, nibwo yabashukashukaga akabasaba umubare w'ibanga ariwo password ngo azajye abashyiriraho indirimbo, ibiganiro kuri YouTube channel yabo. Abana nabo binginga mukuru wabo witwa Irene ngo abohereza umubare w'ibanga igitaraganya, cyane ko ari we waruzi uwo mubare w'ibanga. Avuga ko ngaho ni nabwo Irene Murindahabi yahise abaka n'izindi password. Abasesenguzi bakomeje gusesengura iryo tangazo ababyeyi b'abana bashyize hanze. Ako ba Dorcas nabo ntibaragira icyo bavuga, usibye amajwi turi kugenda twumva ku mbuga zitandukanye barira bavuga ngo nta ruhare babigizemo, naho ubundi bakundaga Irene Murindahabi nk'ako yabitagaho mu buzima bwa buri munsi. Ariko muri iryo tangazo twumva ko ababyeyi be bavuga ngo abana babahaye Murindahabi. Ibyo ngibyo abasesenguzi nkanjye director Damu nari nibajije ati, ese koko izindi password nizi? Ese abana batanze password za numero de compte z'ababyeyi babo? Ibyo ni ibibazo byinshi turi kwibaza, ariko mu gihe tugitegereje ko ubugenzacyaha bugiye gukurikirana icyo kibazo cyangwa se ubwo bugambanyi bwabaye kuri Irene cyangwa se n'abakozi be cyangwa abahanzi bo muri lebo ye bakomeza gukurikiranwa, ubwo tuzabamenyesha ibizakurikira. Yari Damu mwakurikiranaga kuri Damu TV Rwa. Ikiganiro cyacu nakagaruka, tugomba kubagezaho byinshi byiza buri munsi, ibiganiro bitandukanye, documentary, ama interview, filime n'ibindi, mu kubigezwaho na Damu kuri Damu TV. Ibiganiro byacu nakagaruka, ntimukibagirwe subscribe, like na share n'ibindi. Ni inkunga ikomeye kuri Damu TV. Imana ikomeze ibane namwe mu byo mukora byose. Naho ubutaha.